bitubwiye badahari ku buryo azavuga ati barakoze kundemera mukunzi mwiza. Ninde mugabo? Of course ninjye mugabo. Ninjye mukuru w'urugo, ninjye mutwe w'urugo. Gutya se? Ego ko nago nakurusha. Twongere twiyicarire. Nanjye mpera hose, nje ntangirira hose. Hose nyine uzaza udusubiza. Okay. Uzatera inda ryari? Mfite umwana, dufite abana babiri. Nje nta nubwo kwanza nyamenya abahungu benshi. Niyo mbaze n'umukobwa at least. Oya mwese umuhungu ashobora kunterebuye kuko nzi ko ari oya ntago ngiye rwose nawe nzi nta nubwo njyamenya abahungu benshi. Byose si ibintu bisanzwe rega turi muri vision 2020. Uri muntu nyine buriya yagize amahitamo yetu. Hari ukwisanga ukundana n'abahungu, hari no kwisanga ukundana n'abakobwa. Rero nje bifata nk'ibintu bisanzwe. Naye amara inyota. Amara inyota nyinshi cyane. Naribi. Nzayamwuhagira. Nangiye nkusuhuza nizere ko umeze neza aho uri hose, nizere ko kandi ufite impagarike n'ubugingo. Ndagusuhuje cyane ariko ngushishikariza kuba wakora subscribe, like, share ndetse na comment. Ni ku Mutako TV dutatswe n'ibyiza, dutatse amashami ameze neza. Reka dukomeze kubifuza nanone umwaka mushya muhire. Uzabera umwaka w'ibyiza muri rusange. Nakubwiye ko nzasenya ibyanze gusenyuka, za nkuta zanze gusenyuka nkazisenya, hanyuma ngahita ndebamo ibiri indani, byaba ari byiza byaba ari bibi nkabigaragaza, ariko nkeneye kugaragaza ibyiza. Kuri kamera z'Umutako TV murabona umukobwa mwiza. Kuva nagera ku Mutako TV muye n'umukobwa mwiza. Sister mbabarire umwenyure duseke mpaka dusoje. Ni mwiza pe. Nitwa Isaka Manager. Wowe witwa nde? Nitwa Zuzu. Zuzu, amahoro y'Imana ku Mutako. Nawe kandi muhorane. Tangira noneho usuhuza abantu badukurikiye muri rusange. Ndabasuhuza nyine abadukurikiye bose ndabasuhuza. Hi. Umwaka mushya muhire, ako nubwo utabaye mwiza nyine ariko kundi ntawamenye ikora nasubundi ubona bizarangira ntago mbizi. Shamba mbona byaranze kabisa. Nabuze mbwira abantu badukurikiye ku Mutako TV ngo nakiriye umukobwa mwiza cyane. Ndabeshyera. Byashoboka. Byashoboka ko turi mwiza. Ntago ngenje nimenya pe niyo defo ngira. Ninjye umuntu wa mbere kubwiye kuri mwiza. Oya ntago uri wa mbere ariko ya byashoboka. Merci. Ya. Zuzu, amakuru y'imizi. Shani meza ndashima Imana nta kibazo kabisa. Urebye naribi. Ibintu byose ni sawa. Se ndagutaka mpereye he ko nabuze aho mpera Zuzu. Nabe nabuze ibyo kuvuga sinya muri byo kuvuga. Ariko turajya ngo wenda izo nkweto ibara ryazo tse gutangira dusobanurira inkweto wambaye ibara ryazo ryitwa buti naka kantu tukadusobanurira. Ni pink na gromette. Gromette sobanuye iki? Ni mutako usanzwe nkuko wakwambara agakomo, nkuko wakwambara chanet, amaherena nta kindi. Nta birenze bisobanuye. Noneho ipantaro wambaye iri mu bwoko bwa deshire ko mu bwoko bw'ubururu. Gira ngo uramanura akaguru wongereze kukazamura. Ni jeans ya deshire ya na shoulder then. Yeah. Ubona wambaye n'impeta arija. Yeah, baravuze ko ari impeta n'akagurumete ko ku maboko n'aka arja. Gift from my dad. Yeah. Niwe yiguhaye. From Italy. Okay. Yeah. Hey. Yavuye Italiyani raza mpaka mu. Of course, here haba hariho aho yavuye, izina ryaho yavuye hariho Italy, and then na code zayo. Okay. Yeah. Arasobanutse n'impamvu uri icyamama. Oya, nibisanzwe. Ara kandi kantu mbonye hirya ndahakora ariko ntunkubite. Aka kantu nagaki. Na gatatuage. Na gatatuage gasanzwe tu k'ikibabi.
ni ikibabi cy'ururabyo nkunda yeah. rwa rurabyo rwa rundi rwa tsitsi oya ntundaburize navuze ngo tsitsi nurwo nyine rwa rundi abantu bose bakunda urarukora cyane ururabo se oya nta mukobwa udakunda indabyo umukobwa hava akagera nyine abakunda indabyo always ariko iyo urukoresheje uhora urukoresha rurabyo ngo ushobora kuba ruvura indwara zose ni umuti ahantu hose ni umuti ntugasaze hanyuma ahantu wahoze unyereka impeta nabonye nanone tatuwaje tuze kuyigenda nawe reka abantu barimo batureba hariya iyo tatuwaje ni iy'umutima harimo imitima ibiri ifatanyemo hagati ni udutima tubiri dufatanye abantu babiri bakundana of course yeah. ndagenda gato turaza kugeraho nshaka ako kantu kari hano ka gitari ukunda ni gitari ni aka music ni agafunguzo kuba music yeah. ukunda muzika nuko nabuze impano y'ijwi ariko ubundi narabikundaga kabisa ariko reka dushyiremo twumve ko wayibuze nanjye ndagufasha umbwire indirimbo turirimba oh my gosh ose nihera oh my gosh nitekereze neza se nihera saa moya yeah. saa moya ndabona kuzamvuga nawe usubiremo saa moya ndabona icometse fone saa moya urasanga niko kinze mfite banana mfite come on urakora choice of course nawe wakoze choices nzaza gufata icyo nshaka mbona byose kuko nabifata oh wow ni imana ishimwe oh my god saa moya ndabona icometse fone saa moya urasanga niko kinze naho ngaho okay twakomeje ni Zuzu cyangwa umwite Zurufati yose Zuzu de Isa okay Isa ninde it's private okay hanyuma tatuwaje duhita tunabivaho iri mu kaboko k'iburyo mu gituza cya kiryamamo umuntu uba ukomeye cyane kuri wowe dreams doesn't work yeah unless you do nibwo busobanuro bwayo nyine inzozi ntago zijya zikora wowe ubwawe udashoboye kubyikorera yeah kuko ntago ushobora kudreaminga something ngo like ugomba kudreaming ikintu ukagishyira mu bikorwa yeah hari impamvu rero twagutumiye nk'umutako TV njyewe nitwa Ishyaka manager ndizera ko atari ubwa mbere mubonye se n'ubwa nyuma uzambura no ntago ari ubwa mbere ndakuzi cyane uri cyamamare urakoze cyane Zuzu hari amakuru rero twifuje kukuganiriza kandi mu bantu ngo batarya imboga bira mupangu n'ujye uheza no sinjye ndya ruswa reka hari ikintu aninkiyeho ufite iminwa myiza n'umukara urakoze cyane gusa nawe nuko oya nawe nuko tu nawe umeze neza byose nyine ibyo umbwiye nawe urabifite byiza wankunze nta kibazo ariko ni wankunda kubera impamvu ariko wenda byashoboka I don't know okay Zuzu turaho rero impamvu twagutumiye ngo nuko waba ufite umuntu X ugiye kutubwira ariko uwo muntu ni umuntu mugenzi wawe bivugwa ko wenda mubana muri abage okay wenda byabayeho byashoboka it's like I don't know but byariho nyine nawe biracyariho sha ubuse mubwire ngo iki koko wazamushatse ukamwibariza basi zamushaka kandi
nzamushaka nimara kumushaka uzamushake umwibarize icyo azakubwira nanjye nicyo nzaba nemeje nzamushaka nzanabashake muri kumwe nta kibazo c'est bon nubwo kubageraho biba bigoye ariko nzabafata oya tuba duhari mu rugo tujya dusohoka gufata ahantu icyayi cyangwa se amazi y'abantu bakuru turaboneka cyane tuba duhari mu rugo hose tuba duhari nyine hose ntabwo kabura nicyo ukunda kumukorera cyane akavuga ati bebe sheri we bien nkunda ko tuba turi kuganira turi guseka kuko nyine aransetse cyane so ibyo biba bihagije icyo ukunda kumusoma cyane ni abantu bose nyine barasomana abantu bose iyo mugiye gusuhuzanya murasomana abantu bose muri rusange hari ahantu hari umuntu usoma umukobwa mugenzi amusoma ku itama umutima ukamuha cheers ariko wowe twabonye warabibonye guko ariko ni ibintu bisanzwe da ni ibisanzwe nyine iyo umuntu mukundana nta kitaba ariko reka uzabikore turi kumwe uzabinyemerere nimba ntacyo bizakuje naho muri kumwe uzamuryoma uzaze mu rugo uzabibona naho nzabasanga hose nzabafata you come home you will see us nose abanyarwanda n'abatuye isi yose bakeneye kumenya umugabo ninde kuri wowe nawe nubwo wenda nzabibaza nawe ahari nawe nzamushaka mbimubaze ariko ugera bitubwiye badahari ku buryo azavuga ati barakoze kundemera mukunzi mwiza ninde mugabo of course ninjye mugabo ninjye mukuru w'urugo ninjye mutwe w'urugo bugira ati nabyishaka ngo nabyishaka se are byataje umvo dufite n'inyenyeri mu bitugu ndazifite nyinshi cyane reka duhaguruke tubereke inyenyeri dufite nanjye kameramani nanjye nushaka unyerekane cyangwa ntunyerekane twihagarire gutya inyenyeri izo nyenyeri kuri we zivuze iki inyenyeri ni umucyo kuri njye inyenyeri zisobanura ibintu byinshi nyine ni umucyo ni urumuri it means a lot of things ikibuno cyiza ariko ibintu byose baba mfite ni byiza nta kintu kibi mfite hindukira gutya iruhande rwanjye gutya turebe gute turebe gutya se kuko ntago nakurusha twongere twiyicarire abakunzi b'umutako duhora dutatse niyo mpamvu dutakwa n'ibyiza umutako nyine umutako nyine ni ikintu kiri like wow none se zuzu konzi ko turaganira konzi ko iyo umugore n'umugabo bari mu nzu bagiye muri rya joro rindi hari ibyo batangira kwitegura mu buriri ariyo banashiduka bateye inda gusanga abana barabonetse ugiye kumutegura bwa mbere umutegura nyine turaganira tugaseka tugasangira of course nta gutegurana kurenza uko kuba muri kumwe muri gusangira muri guseka mwishimye nyine ese iyo muteguye akabishaka nyine tubwire nyine yabishatse nyine biba bigomba gukorwa nakubwira ngo nabyishaka ntabwo ushobora kumbwira ngo nabyishaka no of course twebwe nyine ntabwo birenze kwa ni ibintu bisanzwe tuba turi kumwe mu rugo tukaganira tugaseka tukishima tugasohoka dufite imiryango tukishimana already nta gutegurana kurenza uko turacyari mu nzu iyo ugiye kubikora ubanza he mbanza he wowe si iyo ugiye kubikorera umugore wawe ubanza he wayambwira amasore njye ni umugore wanjye wowe ni umugore wawe njye nshobora kuba mpera imbere nanjye mpera hose njye ntangirira hose nyine uzaze udusubize uravugisha ukuri nzaze mu nzu uzaze mu rugo you come tugiye kumera mu rugo aka kanya we can go ubikore ndeba it's okay so uneje ibibazo no you have your wife ariko nanjye wabikemura oya aba ndengereye
no kuvuga wowe wihebeye n'uwo nguwo nta wundi oya ntago waca umugore wawe inyuma nanjye sinaca inyuma uwo nkunda. ntabwo waca inyuma umugore wawe uwo nkunda nyine sinamuca inyuma. bakunzi b'Umutako TV tubibutse ko umugore avuga nyine n'umukobwa mugenzi we, buri wese afite amahitamo ye, afite uko ahitamo n'uburyo abibona. Nta bantu bashobora kubafata nabi bababonana cyangwa bumva ibyo mutangaza bababwira iki. oya rega always nyine ntukite ku bantu kuko ntago ubereyeho abantu, ubayeho nyine ku bwawe ku giti cyawe, nta muntu n'umwe ubereyeho, just ubaho nyine ku bwawe ugakora ibyo ushaka, ugakora ibyo ugomba gukora, ariko nta wundi muntu mbereyeho kuri iyi sipe ngo mvuge ngo mbayeho ngo mvuga ngo ngura ngo ndamutinya ngo ibintu ndi gukora ngo nabibona. I'm mature enough, ntago ndi umwana, mfite imyaka irenze 20, so I have to do what I need. Yeah. Umunyarwanda ati kami ka muntu ni umutima. Of course, umuntu ni umutima we. So no one can judge me. Njyewe ubwanjye nyine cyangwa se only my God can judge me, no one else. Ibyo nibyo ngenderaho ngiye ku giti cyanjye kuko nta wundi muntu, ntago mbereyeho ubwoba, simbereyeho umuntu ngo mvuge ngo ndakora gushimisha uriya. You can't make all people be happy, you can't. You just have to do what you want and what can makes you happy, nta bindi. Kuko abantu bo nta munsi n'umwe bazigera bishima kabisa. Yeah. Ibi bintu mukora ari umuntu uvuga ngo afite inyungu abikuramo, wowe inyungu bikuramo ni iki? Yo kuba waryamana n'uwo muzi igitsina. Nta nyungu irimo ibirenze, gusa ni ibyishimo bisanzwe. Ariko mbwira burbo wumva wishimye byata cyane kuko nyine mba nishimye, nta kibazo mba mfite. turacyakomeje aha, uzatera inda ryari? Mfite umwana, dufite abana 2. Mwabyaranye? Oya ntabwo twarabyaranye, ariko mfite uwanjye nawe afite uwe. So nta bandi dukeneye nawe. Noneho muri bino by'ubuge mwabigiyemo mwarabyaye? Twahuye twese dufite abana. Jyamo Twisanga nyine twakundanye. Mbwira ubwa mbere mubonana ninde wabwiye undi ati nagukunze? Mwese mwisanga nyine, nta ubwira undi ngo nagukunze cyangwa se kimwisanga nyine mwese, nkuko ushobora kujya ahantu ukabonana n'umukobwa ugashiduka ibyabaye, nta wabwiye undi ngo wenda murakundana cyangwa se ubundi urukundo it's like magic. Ni ibintu byikora nyine, ntago ushobora kubiplaninga, ni ibintu ubona nyine ujya kwisanga ugasanga byabaye byarangiye. Wabyisanzemo na wabyisangamo rwa rukundo ruri like direct. Umaranye nk'igihe kingana iki muri rusange? Nka 6 months and above. Yeah. Ntabwo ari igihe kinini cyane. Oya nabirenze, ariko urumva ko ari kinini. Turacyari aho rero. Kamubiri wawe ukunda iki? Ndikunda wese. Nukuri ndikunda wese, mba numva nta kibazo, alhamdulillah. Amin. Kubera ko impamvu nari mbikubwiye ntago nabivuga kuri mikoro. Kuki sitabivuga kuri mikoro, ibindi byose babivuze? Ngiye gukongora wowe ugerageze kubera umuco turimo, mbese ubisobanura ariko ubivuga ukundi kuntu tu kugira ngo nyine abana nabo baturiye no bakamenya ibyo tuvuga. Okay, nta kibazo. Oh my gosh, come on, ntago nabivuga. Sinabivuga pe. Iryo reka ibyo reka bibe hagati yanjye nawe. Kubera iki impamvu utinye kubivuga se? Oya, hari ibintu biba bigomba kuvugwa, hari n'ibitavugwa. Ariko nkubwiye ko ufite ikibero cyiza of course. Urakoze. Ikibero se, ikibero abanzi barakizi. Like this. Oh yeah, it's like no, it's fine. Babarira kugira okay. Bitandukanye gutya. Ntago nabishobora kuko ngenda umukobwa. Umukobwa ngomba kwicara nk'umukobwa nyine.
ndashaka kuzakureba wambaye mini cyangwa ko mini cyangwa ko ya nta kibazo urabenyemereye uzambona utambaje impamvu nukubaje ni ukubera iki ni ukubera iki nuko mbona woroshye nka matera yaguye mu mazi Allah it's fine uzambona soon uzambona yeah turacyari aho ngaho kuba uri umuge nta kimwaro biguteye nta n'isoni biguteye byo birumvikana ese muri sosiyete muri famiye babifata gute muri famiye se nabikubwiye ngo ntuzagire ikintu ukora wita ku bandi bantu wowe uzakore ikintu wumva nyine kikurimo kuko nujya kugendera ku bandi bantu uzasanga muri famiye harimo abarokore usanga harimo ba pasiteri usanga harimo abahanuzi usanga harimo abadiyakoni usanga harimo rero ujye gusanga nuvuga ngo ngiye kubagisha inama bazakubwira ati no rero wowe ubwawe niwumva wowe ubwawe ikintu ushaka kikurimo muri mind yawe mu mutima wawe muri wowe wese nyine wumva kikurimo go ahead and do it reka tubiveho turaza kubigara ko dusoza muri ino minsi wigeze kubona hari akavido wigeze kubona k'abantu bari abatinganyi k'abantu bari abatinganyi nyine bajya mu kiliziya bakizwa ntabwo babonye barimo barakiza ati twebwe ibi n'ibi ngibi turabiretse tubivuyemo barakizwa rega ubwo nyine abasanzwe atari umukristo ariko ngenda akijijwe pe turigire ibanga ndarizi idini ntabwo aryo rizajyana mu ijuru umuntu ahubwo n'ibikorwa idini ko ari umutima w'umuntu uko ubizi nawe idini ni umutima w'umuntu and then warakabonye rero agakiza narakabonye mama wanjye niwe ugira uruhare mu bintu byose niwe uba unyitayeho avuga ati wakijijwe ariko mama wanjye nyine byose niwe ubigiramo uruhare rero kubera ko ari umurokore ni umwadeperi so she has to pray for me always and then that's how I have agakiza hanyuma bari abavandimwe rero barakijijwe bavuye mu byo bari barimo nyuma ku mantera abantu baravuze ati kariya ni agakino turi mushangazi agiye gutangira bagurishe kugira ngo yibonere pesa nyine ni bya bindi nakubwiraga ati ntabwo ushobora kumekinga abantu bose happy niba uwo nguwo yarakijijwe yumva umutima we niba abo ngabo barakijijwe bakavuga ati twebwe ibyo twari turimo tubivuyemo tugiye kwakira agakiza tujye mu rusengero dukorera Imana nyine ubwabo umutima niwo bakomanze urabakomanga uravuga ati deka ibintu ndimo nyine wowe ubwawe wumva umutima uri kugucira urubanza ukavuga ati ibintu ndimo rero bitewe n'ukuntu umutima ndi kumva umeze reka mbivemo nje mu rusengero ni ubwe wifatiye umwanzuro ntago ubwe ushobora kuza mumbwire ngo zuzu ukakinyinjiza mu mutwe ugafata umutwe ukagishyiramo ukagiterekamo niyo wawe ufata ukawugira gutyo ugaterekamo icyo kintu ushaka kunterekamo ntago cyakorwa ntabifite muri mind ntabifite no mu mutima rero niba umuntu aba igihe kigeze cyo kwakira agakiza cyangwa se cyo kuva mu byo urimo kiragera nyine wowe ubwawe you yourself ni wowe wifatira umwanzuro ukavuga ati ibintu ndimo nyine it's done hanyuma iyo ndumva wowe ku giti cyawe uvuga ko nta kibazo hari ibyo bakoraga wenda bakabatereka dukizwe kubera umutima wabo kuki komantere zimo zijya zibajyaho abandi bantu bagenzi babo bakoraga bya bindi bavuga ati nta gakino nyine murimo ntago mwakijijwe buri ijoro riragera mukongera mukabisubiramo mukongera mugatingana nyine ni kwa kundi umuntu ntago ashobora kukureba mu mutima ubundi umuntu ni umutima w'umuntu kandi ntuzatinya abantu uzatinya Imana yonyine wowe ubwawe niba wizeye wumva ko umeze neza wafashe umwanzuro wowe ubwawe n'Imana yawe ni wowe nyine muba mubiziranyeho abantu bo nyine bazakomeza bakubone kwa kundi bakuzi ariko wowe umutima wawe uzapfa ujye mu ijuru cyangwa se ubone ubugingo bwera wowe n'Imana yawe ari niwe mubizi abandi bazasigara ku isi ntabwo bazamenya ko wagiye kuzimu cyangwa wagiye mu ijuru ariko wowe ubwawe nyine ngiye ku bwanjye numva wakora ibyawe wumva bikiranutse ku giti cyawe ntunabikorere kwereka abandi bantu ugakora ibyawe bikiranutse ku giti cyawe
then Imana yonyine niyo ikujudging kavuga ati uyu muntu ari right cyangwa ari wrong. Ariko abantu bo rwose ntago bashobora kuba never, ntago bashobora kuba happy always, ntago bishoboka. Wenda mubaza abantu kuko nibo usanga bemara bavugaho cyane, ariko nabyo dutekereje amateka yabo dusanga ni meza kuri bo. Wenda hari n'abandi babona ko atari meza kuri bo, ariko natwe ibyo bakora turabyumva. Jihad Semuhungu, abo bantu kare babiri urabazi? Jihad Semuhungu, hari Jihad na Semuhungu ba muri Amerika. Jihad wa mu Rwanda niba ukoresha Instagram cyane ujya ubabona bakumva the cat ever posting. Jihad ndumva muzi. Umuzi Yeah, ndumva muzi Jihad. muziho gute? Cha umuntu twikina Instagram urabizi ko aratwika. Jihad si umuziki, nta kintu muziho pe. Njye rero sinzi ukuntu meze, ntago njya ku ma social media cyane. Uri umustar? Yes, ndi umustar, ntago ndi umustar. Ntago ndi umustar, nta nubwo nkunda ibintu ngo byo wanakubwira ko nta na WhatsApp nkoresha. Kandi mfite smartphone. Sinkoresha WhatsApp, sinkoresha Snapchat, nkoresha gusa. Ukoresha bya bintu wihera umukunzi. Nkoresha gusa Instagram cyangwa FB, kandi nabwo nyine biba muri telefone ariko ntago nkunda kubikoresha cyane. FB yitwa nde? Kayihura Zuzu. Kuri Instagram yitwa The same. the same baguflowing. Ni the same nyine, Kayihura Zuzu byose ni kimwe. Ariko Semuhungu uramuzi? Semuhungu utamuzi natamenya yuko nawe irengagije. Ubwo keretse nijya kujyaho nyine nkamushaka nkamumenya, ariko ubundi rwose nawe nzi pe. Reka mukubwire ko n'umuhungu wigira nk'umukobwa. Bamwe bavuga ko nawe ari umutingano. Akunda gusubiramo indirimbo z'abantu cyane, akunda gupostinga ubu video bw'izindi ndirimbo. Arimo arabubyina n'iminwa abona. Oya wa wundi bose bana indirimbo z'abantu bamwitane namwibagire ko nagaruriye. We yishyiraho imisatsi y'abakobwa, akikubita makeup, agasireyinga. Buryo murakanya n'umukobwa kandi. Yaba ntago muzi pe. Njye nta nubwo kwanza nyamenya abahungu benshi, niyo mbaze n'umukobwa at least. Oya mwese umuhungu ashobora kunterebuye kuko nzi ko ari. Oya ntago njye rwose nawe nzi, nta nubwo njyamenya abahungu benshi. Ariko nk'ubu ngubu ni nk'urugero, umuhungu w'umutinganya, abo ngabo nyine duha twumva mu bihugu bigiye bitandukanye, aje akagutereta bamwemba. Ntago byavamo. Umukobwa wundi w'umuge n'umuge Lesbienne. Baguteretse byakunda. Wapi nawe ntibyakunda. Kubera ko hari isezerano ufitanye n'umugore wawe wasize mu. I have already someone. Bitubwiraho neza. Of course I have someone already. I don't need anyone else. Turimo turagenda rero twigarukira kuri byinshi, ariko nanone duhumuza ikiganiro. Kuki uri umukobwa mwiza? Ntunyumve nabi, twiganire n'umuntu tuganira na nyuma ya kamera, twanaganire n'ubu tuzakunda tuganire ke turanahorana urabizi. Kuki umukobwa mwiza uteye neza nkuko nahoze mbivuga, gafata umwanzuro wo kuba wakora icyitwa ngo igikorwa soni, aho waryamana n'umugabo mugenzi wawe. Umugabo mugenzi wawe, reka tumwite umugabo nyine, uri umugabo we n'umugore wawe, ukaryamana n'umukobwa mugenzi wawe ukabifiringa ko ntacyo bigutwaye. Ibyo si ibintu bisanzwe, rega turi muri vision 2020. Uri muntu nyine buriya yagize amahitamo yetu. Hari ukwisanga ukundana n'abahungu, hari no kwisanga ukundana n'abakobwa. Rero nje bifata nk'ibintu bisanzwe. Nkuko nyine ushobora gukunda umukobwa uri umuhungu, bifata nk'ibisanzwe. Rero nibyo ngibyo nabyo numva nyine ni ibintu bisanzwe, niba ari uko nabaye hanze cyane simbizi. Rero mbona ari ibisanzwe, nta birenze birimo. Okay, wumva yumvishe umwanya wanyu ni muri komanteri, mwandike ibyo mushaka, mu mubaze byinshi byetandukanye, azabisoma n'Umutako TV. Ndacyari Isaka manajya kuri mikoro.
uvuze ngo hari ibihugu ngo wabayemo, ni ibihe bihugu wabayemo? Tubwire. Nabaye mu Rwanda kuko ni iwacu, mba Kampala, niho nize nyuma ya tronkome. Mba Kenya, ariko Kenya ho nabayeho igihe gitoya. And then I went to Dar es Salaam. Yeah. Dar es Salaam mpaka mo. Yeah. Nchi ya Tanzania. Morogoro urahazi? Yego. Basuhuze mu Giswahili abantu batuye. Oya pe, nkoresha Icyongereza gusa cyangwa Ikigande. Okay. Acha tuambie tunawapenda sana wa Tanzania, ndugu zetu, tena wadada yetu, tena wakubwa wetu. Suriza n'abagande mu Kigande. Tubaramusiza abasebo n'abanyabo, mwe n'abatulaba. We wish you a Merry Christmas. Yeah, byebyo. Mukama agende nabo. Mukama akume. Okay. Zuzu. Aricyo nibaje kubaza nakubaza bumva nanone bakomeza gusobanura baje gukokiye. Ngiye nakubaza ni byinshi. Ariko arakine ngiye kukubaza duhita dusoza ikiganiro ku ruhande. Nangire nkongore nabone rukumva. Wakimbwiye si wabwira nta kibazo. Cyangwa nkubwire face to face. Reka nkongorere. Mana we, mbega ibibazo. Umugore se ameze neza ntaribi. Neza cyane rwose, aba ameze neza, nyine ameze neza. Isa dutahe pe ni ukuri kw'Imana. Naye Dutahe ni ukuri. Naye amara inyota. Amara inyota nyinshi cyane. Ntaribi. Nzayamwuhagira. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye n'iby'agaciro. Zuzu cyangwa ni zurufati n'ibindi agiye avuga ni byinshi. Ibyo wakuyemo bikufite akamaro bibiki, bitagufite akamaro wandika muri commentaire, ariko kuri we byose byavuze bimufitiye akamaro. Zuzu tugushimire cyane, mba nakindi wambaza. Nta kindi ndumva. Mwakoze kuntumira, mwakoze kubana nanjye. And then yeah, that is it. Uriteguye tuzaze mu rugo cyangwa igihe tuzashake twe tuzabashake muri kumwe? Ubwo nyine aho uzatubona gutyo uzahita udufatiraho. Ariko namwe ngo mararwana gusa nimuzanira amacupa cyangwa mukanga. Oya pe, uwo bikubwiye yarakubeshye. Turabana beza cyane. Ndetse n'umwana mwiza, nge umuntu mbeshyira ngo ndi umwana mu bindi Rwanda nta nibyo nashobora. Sinashobora no gutunga umuntu urutoki. Akantu gato, iyo agiye kugutekera nawe utanga amabwiriza y'ibyo ari buteke cyangwa niwe ukubwa turarya? Ateka ibyo ashaka cyangwa se nanjye ubwanjye nkateka. Ikintu akunda kugutekera kumva ari cyiza ni iki? Umuceri w'ipirawu cyangwa amakaroni yoroshye. Zirakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Kandi twifurije ko ku ruhande rwanjye ngewe reka nkwifurize umwaka mushya muhire, uzawurye n'uzakurye, uzakomeza ugire iterambere, ariko wenda umwaka utaha ushobora kuzambwira ati isi akamano ziko byanajyaga ngo bajye nabiretse umufite umutipe tugiye kubana. Inshallah. Yeah. Murakoze cyane mwe mwese mwadukurikiye, mwaryohewe cyane byinshi na byinshi mutari mwabona, mutari mwumva, mutari mwasobanukirwa ku Mutako TV. Subscribe, like, share and comment. Mu minsi imbere tuzabasura cyangwa dushaka umugore twumve ibyo umugore azatubwiye. Ni ibihe amatsiko kuri mwebwe no kuri njyewe. Kurikira ikindi kiganiro kigiye gukurikira iki ngiki.